21 ku murongo wa 9 aravuze ngo yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa maze mushire naboti imbere yabo, imbere ye muhashire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati yatutse Imana n'umwami, mumutera amabuye yicwa. Yumvira ikintu kirakomeye. Uyu mugore noneho impamvu bamugereranyije n'itorero ubyemere neza Yezabeli, we yakoze n'iki? N'amateraniro. Abantu biyiriza ubusa, afata muri ba bantu bababwiriza babiri bemeye ibituga, babita ibigoryi, nose si ibigoryi. yego ubu turahasoma naho tuhasoma umubwiriza ashaka, ahubwo twagiye turi kwishira mu byago no mu kaga gakomeye. Bityo rero byarahindutse kunga udapfa. Iyo tumye mvuka ntizandengera, iyo abuze ngo mbeho ntizantabara, nubwo abantu bose banyanga, ariko nzi neza yuko Imana tubasubiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, abantu batuye hariya hirya muri Rwanda, Kongo, abantu bari mu mujyi w'i Kampala, abari Amerika, Australia, Mozambique ndetse n'ahandi hose, turabasuhuje yemwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, izina ry'Uwiteka Imana reka rihabwe icyubahiro. Mwakoze cyane kudukurikirana kuri Bikorimana Ivan official channel yacu, mukomeje kudutera inkunga, turabashimiye. Umunyarwanda yaravuze ati indashima yabuze n'uwayiha. Tubanze kubashimira aho mugejeje mudufasha kureba ibivuga butumwa ritambukaho, mugafashwa mukatubwira neza yuko twanakomezamo. Nibyo bitwereka neza yuko turi kuyoborwa n'Umwuka Wera. Yego, kino gitondo duhawe umugisha ukomeye cyane. Imbere ya kamera zacu hari umuntu uhari. Uyu muntu uhari ntabwo ari ukuvuga ngo ni mushasha imbere yanyu, rwose mu kanya gato yaja kubibwira cyane, kandi arababwira n'ikimuzanye imbere ya kamera. Kino gitondo turi kubona arazindutse cyane, ndakuryama kabisa. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe, mukozi w'Imana ahimbazwe iteka. Umeze ute? Turabashuje cyane, nta kibazo, nta satani. Amina, nta na dayimoni. Haleluya, haleluya. Reka tubwire abantu tuti igitondo cyiza, mumeze mute? Mwabwakeye bute? Kanizere neza yuko impande zose ari amahoro, kandi nawe umukozi w'Imana kanizere neza yuko uri amahoro. Ni amahoro. Imana ishimwe. Turi gushima Imana, ibintu biri kugenda uko Imana ibishaka. Kandi nubwo byaba bitari kugenda neza, burya icyangombwa ni uko uba ufite ubuzima ugihumeka, aho bituma uhereza Imana icyubahiro. Rero nk'uko ubivuze, amazina ni Eric Biseruka. Nk'uko bisanzwe ikiba kinzanye kuri iyi channel ni ukugeza ku bayikurikira ndetse n'abayikunda ijambo ry'Imana, ariryo butumwa bwiza bwiteguriza kugaruka kwa Yesu muri ibi bihe turimo. Ndasuhuza rero abaduteze amatwi aho bari hirya no hino. Nizere ko ejo wari umunsi wa mbere, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane, kandi ku isi hose tuzi ko iyi tariki ari ikinyoma, bavuga ngo ni umunsi wo kubesha, Furing day. Mu Cyongereza ngo ni Furing day. ariko ibi bintu abantu nababitekerezaho cyane kugera aho bashiraho n'umunsi w'ikinyoma. Mukozi narabyibagiwe aho. Tugomba kubyibuka kuko nabyo ibintu bituma ko bihuriye n'ibi bintu turimo. Basi murakoze cyane, reka tutarajya kure tubanze isengesho, turamusaba kudusengesha. Karibu dusengeshe, dutandike ikiganiro cyacu, kandi ubwire Imana ibane natwe n'ikaze. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Waravuze Data wa twese uri mu ijuru ko ubwami bwawe bukwiye gutura muri twe,
nk'uko mu ijuru bimeze akaba ariho natwe tubaho muri ubu buzima bwo muri iyi si. Turagusabye rero data wa twese uri mu ijuru, twese udutunganye, ntidukwiriye guhagarara imbere yawe kuko dufite kamere ya muntu. Turakwinginze kugira ngo twambure kamere ya muntu binyuze mu izina rya Yesu Kristo n'amaraso yasheshe ku musaraba, kugira ngo ubwo tugiye kuganira nawe mu ijambo rikiranuka natwe tube dukiranutse. Turagusabye Mana data wa twese uri mu ijuru, mwuka wawe rero utuyobore, ubashe kutwumvisha kandi ubashe gutuma tuzagera iwawe mu ijuru binyuze mu butumwa buri kuvugwa muri iyi minsi. Tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Nongere mbabwire ngo rwose karibu kuri YouTube channel yacu umukozi w'Imana nikaze. Ntabwo tuguheje kino gitondo, sinzi idini rijya rivuga ngo gira umugisha. Niba basubiza ngo tugirane twese, niba turawusangira, byose ni kimwe. Numva ngo gira umugisha. Ni ikintu cyiza kwifuriza uwundi muntu umugisha. Umugisha uturuka ku Mana ni ikintu gihambaye mu isi utabasha kubona. Ngo abisi bifuriza abandi imigisha bikurikije mu migisha igaragara, ariko imigisha ituruka mu bwami bw'ijuru, kuko Imana ari umwuka natwe kandi ntigaragara. Iyo migisha myinshi tubonera iturutse mu ijambo ry'Imana cyangwa ku Mana ni imigisha itagaragara. Bityo rero basa twadutangiriye kwinjiriye ku kinyoma. Buriya iri jambo ndagira ngo wenda bazakurikirana iki kibwiriza cyangwa se rivuga butumwa, bazabanze batekereze kubera iki si yamanjiye kwinjirira abantu ku buryo ishyiraho n'umunsi w'ikinyoma bakawubahiriza, umunsi wo kubesha. Kandi ndibuka tukiri ku ishuri, ku mashuri cyangwa se mu minsi yashize, abantu benshi ibi bintu twarabikoraga. Uburyo wumvaga agahaguruka nka minisita cyangwa se nka onarebo runaka nawe agategura ikinyoma kugira ngo nibura agaragare ko hari icyo yakoze kuri uwo munsi. Ugasanga n'igihugu bumwe kihubanganyishijwe n'ikinyoma yahimbwe, ariko kubera ko uyu munsi uri kumurengera, kuko uyu munsi ni uw'ikinyoma, bivuga ngo ejo hari umunsi wo kubesha, uwabesha ntahanwe. Nta tegeko ejo ryari rihana umuntu wo kubesha. Kandi rero ijambo ry'Imana rikavuga ngo hanze hazaba abarozi n'ababeshi. Mana yanjye koko icyo kintu cyashizweho nani? Uwo ni homework umuntu abahaye cyangwa umukoro cyashizweho nani? Wabiteguye nini? Ni leta cyangwa ni idini? Ibyo bintu muzabitekerezo. Katwikomereze. Pastor twaje hano tuje kugeza ku bantu b'Imana ijambo ry'Imana. Kandi Imana icyo yabateguriye muri ubu buzima bwo gusoza isi cyangwa se bwo kumenya ko isi igomba kurangira. Ibyanditswe bitwereka ko mu gihe isi izaba igiye kurangira, isi izaryoha gusumbya ibindi bihe. Kandi muri iki gihe turimo isi iraryoshye pe. Umuntu wese ashaka kubaho agaragara neza, ari mu buzima busa n'ubw'abandi barimo muri iyi si. Twibuka neza igihe Loti yari hamwe n'umuvandimwe we Aburahamu. Hari cyatumye batandukana. Loti arangira aravuga ati njyewe ndaje kwibera hariya hepfo muri cya kibaya, ni cyiza kiraboneye kandi cyatuma mbaho neza nkarya neza. Umugaragu w'Imana Aburahamu aramubwira ati nta kibazo bwariho utoye, genda ugire ute uhabe. Ariko wibuka neza ko abamarayika bagezeho baramubwira ati burya wahisemo nabi, hunga utagira ute Udapfa. Iri jambo niryo tugiye gushingira. Hunga Udapfa. Burya waribeshe cyangwa se twaribeshe. Burya ahantu twagiye tuhita ko hazatugirira neza mu buzima n'imibereho byo muri iyi si, ntabwo Imana yari ibishaka, ahubwo twagiye turi kwishira mu byago no mu kaga gakomeye. Bityo rero byarahindutse, hunga udapfa. Imana rero turabanza gusoma isomo riboneka muri Matayo 10 umurongo wa 16. Aha hantu hatwereka isomo rikomeye. Matayo 10:16 haravuze ngo uburyo intumwa zizarengana. Dore mbatumye
muri intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. yego. Iri jambo ry'Imana ni Yesu wari uri kubibwira intumwa yari yaratoranije, ariko uzibwira ati muzarengana. Ariko nubwo muzarengana, mukwiriye gukora uwo murimo wo kuzarengana byanze bikunzwe. None muzarenganwa mute? Dore mbatumye muri intama hagati y'amasega. Tugiye kureba aya masega atumwemo abantu ari hehe. Ese amasega bazahurira nayo hehe? Iki kintu niba bivuga ngo aho hantu hari amasega niho ibyago biri. None ayo masega ari abantu batekereza kuri iri jambo impamvu Yesu yabivuze akavuga ngo dore mbatumye muri intama hagati y'amasega. Kandi noneho ukomeje hepfo aravuga ngo muzabanzirize kuki? Ku bwoko bwacu cyangwa se mu nzu yacu. Bishatse kuvuga ngo inzu yabo yari idini y'iki? Y'Abayuda. Muzabanzirize muki? Mu bafarisayo. None kavuze ngo dore mbatumye mu masega, mwibaze cyane. Haravuze ku murongo wa 17, ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Dore ikibazo rero. Mbatumye muri intama hagati y'amasega, kandi noneho bazabakubitira mu masinagogi. Ese abo bantu bazaba bari gukubita abantu bazaba ari bantu ki? Iki kintu dukwiriye kucyitondera. Amasinagogi, bavuze sinagogi mu gihe cyo mu gihe cyo Yesu yari ari mu isi, itorero yari iri Abayahudi. Kandi ahantu isinagogi hari ahantu Abayuda bateraniraga bari kwiga iby'Imana no kuyihimbaza. Bishatse kuvuga ngo natwe dufite ahantu muri iki gihe duteranira twiga iby'Imana tuyihimbaza. Ariko aho hantu niho hagomba kuzakubitirwa abantu. Kandi abantu bari kuvuga iby'Imana, ubutumwa bwiza bubiteguza kugaruka kwa Yesu. Abantu niho bazakubitirwa. Abo bantu bazakubitirwa bitwa intama. Abo bazakubita bitwa iki? Ijambo riratubwiye ngo niki? Ni amasega. Iri jambo ni iryo kwitondera. Ubwo nukuba aya masega azaba ari kumwe n'intama. Wibaza amasega ari kumwe n'intama? Bwaca si bukongera bukira. Aya masega gatarafata kugakana intama koko. Nubwo yaba ari hamwe nazo, izo ntama ziracyafite ibyangombwa byose byuzuye byo kuba intama. Kirazira zirahangayitse. Kandi niba turaza kubireba neza, zirimo ariko zimwe ibyangombwa byo kwitwa abana b'Imana cyangwa abantu byarangije kubavamo, zemeye gutegekwa n'amasega bibaho. Ariko wibuke neza ko Yesu avuze ngo mwikirire, ariko mwirinde abantu. Abo bantu baraza guhinduka amasega gute? Mwirinde abantu. Baraza kuba amasega bate? Ntabwo bivuga ngo umuntu azaba ari nk'isega nk'uko muyibona. Ahubwo iza mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umubiri bazaba bagaragara nk'abantu, ariko mu buryo bw'umwuka, umwuka ubayobora ari nk'uw'isega cyangwa se imbwa z'ibirara. Iki kintu ntabwo dutukanye, ni Yesu wakivuze. Kandi nawe wibaze, iyo urebye ukuntu bari abantu birukankanaga Yesu bari kumuvana mu kanisa, bari kumujana kwa Pilato no mu batambyi, uko babaga bari kujana bari kumukubita, nyamara umwuka wari ubayoboye wari umeze nk'uw'amasega. Ni amasega completely. Kuko bari kumuhiga, bari kumwirukana bashaka kugira ute? Kumwica. None se ubwo baba bakiri abantu? Ni amasega yo. Nubwo yaba ari umwanzi wawe, Yesu aravuga ngo mukunde abanzi banyu. Ntabwo mukwiriye kumuhiga nkaho mugiye kugira ute? Kumwica. Ijambo ry'Imana rero iyo ukomeje hepfo, hagaragara ngo hakomezamo hatwereka impamvu ahantu mu makanisa cyangwa se mu torero cyangwa se ahantu hitirirwa gusenga Imana hazaberamo ikibazo. None katurebe ikibazo tugiye kwirukankaho gikomeye. Ubwo tumenye ko ahantu hazakorerwa ibyo ngibyo, amasega arya intama, ni mu matorero cyane.
ni mu cyacu mu bintu aho baganiraga iby'Imana, aho baba bakwiriye kuganirira Imana no kuja kuyiramiriza. Aho hantu hazahindukira aho kugira ngo haberaho kuganirira iby'Imana, ahubwo hazabaho kurira abantu babajana gihonomo, cyangwa kuko abantu bazaba bahindutse amasega, abayoboye abandi. genda arengiza ni mu polisi none mu batorera mu byuko mani tugirire neza. Mu polisi birumvikana, wenda wavuga uti bari abantu biri kumvikana, ariko abantu batoranirijwe umurimo w'Imana, Imana ikabarambikaho ibiganza bati munkorera umurimo, none ahubwo batangiye kugira ute, kubitana inkoni n'amacumu. ikintu kirakomeye. None Yesu aravuze ngo dore mbatumye muri intama mu masega, kandi muzaherehe mu nzu yanyu. Bishatse kuvuga ngo abantu batumye ni abantu bo kubwiriza ubutumwa, ariko bahereye ku bantu biyita ko ari abantu basobanukiwe bazi iby'Imana, nyamara barahindukiye bakabiki amasega. Iyo turebye rero mu tangiriro igice cya 19 ku murongo wa 4, turaza kureba aho abamarayika bagera i Sodomo, abaho babagirira nabi. Tugiye kureba ahandi hantu h'abantu bagomba kugirirwa nabi. Ahambere tubonye mu cyacu cyangwa se mu kanisa cyangwa se mu torero cyangwa se mu byubakwa byo bakwiriye gushakiramo Imana. Muri iki gihe urabona ko abantu basigaye barava n'ahantu bakavuga ngo hari ahantu ngo reka nje mu kanisa Imana iransangamo. Yego, nibyo bintu umukozi w'Imana nta kaga gakomeye, sakaga ko ubuyobe, ubwo si ubuyobe koko. Imana ugiye kuyisanga mu cyubakwa cyangwa ufite iki nacyo turarangiza tukivuze, turakivuga kuko ntiba mu cyubakwa, ahubwo icyubakwa cy'Imana muri iyi si ni wewe. Kuko Yesu Pawulo we yaravuze ngo muri insengero z'iki z'umwuka, kandi aho Imana ikwiriye kugira ute kuba. Rero Imana ikwiriye kuba muri wowe, ntabwo ikwiriye kuba mu cyubakwa. Amina. Icyo kintu kirakomeye, kirakaze. None ahangaha tugiye kureba ahandi hantu abamarayika bagera i Sodomo, abaho babagirira nabi. Mbese i Sodomo hari he? Wari umurwa, wari itawuni, wari umujyi, abaho babagirira nabi. Uyu mugabo yari yarahagiye ahishimiye, none abantu batangiye no kugirira imigambi mibi Imana ihageze ije gusura ababo. Ibintu ntago byoroshe. Musomye ku murongo wa 4, dusome ku murongo, tutarasoma ku murongo wa 4, ariko ku murongo wa mbere hagaragara neza abamarayika baragiye bagera i Sodomo. Bageze muri uwo mujyi w'i Sodomo n'i Gomora, baragenda baja kureba Loti bashaka kumukurayo, ariko Loti akibinjiza mu nzu, batararyama ku murongo wa 4, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomo bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iryo joro barihe? Basohore turyame nabo. Iki kintu kirakomeye. Abantu bose bashatse b'abagabo n'abagore n'abandi bashatse kugirira abantu nabi, kandi mu kubagirira nabi nta kindi kiri buze kuhagaragara, nuko abagabo aribo baje kugirira abagabo nabi. Abagabo baje kugirira abagabo bagenzi babo nabi, ariko si ukubagirira nabi babica, ahubwo ni ukubagirira nabi babatinganya. ubutinganyi. Imana ije kureba umujyi, ije kureba ibiri kuharebera, baje kuyitinganya. None baje kuyitinganya. Bahise bayigaragariza ko ibyaha byabo birenze rwose, nayo barayifuje bati tugomba gutingana nawe. Ibaza ubutinganya aho bugeze mu rwego rukomeye, naho abantu batakireba ngo bamenye icyo Imana icyari. Imana igezemo. None abagabo, abagabo ko kera twatuzi ko abagore aribo bagira ibibazo mu bijanye no kubafatwa ku ngufu. None abagabo nabo igitero gihindukiye abagabo nibo batangiye gufatwa ku ngufu.
bagabo muritonde muraje he murahungira he ko murahungira kuko ibitimba muri iyi minsi byaje kandi bigiye kuba kandare abagore bagiye kongera kuja ku ruhande bategereze nta muntu urongera burya ibyaha bibaye bigiye kuba akayoberane aho umugore muri iyi minsi yabaga ikibazo ari gutinya ati ntingenda nijoro cyangwa nkanyura hari ahantu habi baraza kungirira nabi ariko muri iki gihe turimo bigiye gukomera aho umugabo agiye guhura n'ingorane ahari kunyura hose yarebwa nabi agafatwa ku ngufu ariko abantu ugasanga turi kubikinisha tubyise ibintu byoroshye yego ese kuri kubikinisha mu pasiteri n'abandi bamwe barangije kubyinjiza mu makanisa yabo ibi byakorewe i Sodomu n'i Gomora bakaja gufata Imana wowe uri iki urinde ejo nibagufatiraho kuraruta wabyemeye uzabigenza ute kandi umuntu uri kwinjizamo ibyo bintu mu by'ukuri icyo kizira winjize mu kanisa yawe urangije ukibwiye abantu werekanye ko nta kibazo gitwaye ese nibiza gukorerwa mu kanisa yawe uzi ngo umwuka w'Imana ahura cyariho yego aho hantu wise icyubakwa cyo guhimbarizamo Imana akaba ugishizemo ibizi koko mu by'ukuri umwuka w'Imana uracyahari ntabwo cyari none umwuka w'Imana niba utahari ejo bakaza kugufa kuko aho umwuka w'Imana utari ibibi byose birahakorerwa nta kibitangiye yego none ejo niba gufata ku ngufu urabigenza mwitondere ibintu turi kwakira muri iyi minsi bisa nk'aho ari ukurwanya Imana tukumva ko ari ibintu byoroshye mbese abo bantu bari kwakira ibitingwa aho ntitwabitiranya na babandi b'amasega cyane muritonde mutaba amasega mutangiye kurya inama mu buryo mugize ute namwe ubwanyu mutiretse ubwo ni ukuvuga ngo ibi bintu bijyanye n'ubutinganyi mu matorero uyu munsi bikorerwamo biremewe cyane kuko muri iyi minsi itegeko itegeko ryarasayininzwe ko ibitingwa bigize ute byemewe k'abagabo bumva batekereje abandi bagabo nta kibazo kuko nabo niko Imana yabaremye hari amatorero gamwe nigeze kubona gabisinyira kabyakira neza n'amabendera bayahanika niko bimeze rwose ntari ukubesha byaramamaye amatorero amwe cyane mu hariya mu Rwanda barangije kubyemera ariko iki kintu abantu bagakomeza kukireba bakabona ntacyo kigize ute bitwaye ese abantu bacyari mu mwuka w'Imana iki kintu cyarimbuje Sodomu n'i Gomora abamarayika bakageraho barakara bakavuga ati twatuje kuhasuzuma none dusanze ibyaha byaho birenze kabyara tugiye kuharimbura aho nawe ntiwatekereza nawe ukiri aho hantu hinjiriwemo ubutinganyi ugasohoka hacyari kare ko marayika w'Imana agezemo agiye kurimbura yego ubutinganyi bugeze ahantu nta kindi kintu kiba gisigaye usibye kurimbura niba n'abantu mu iyi si bagitegereje ko isi gifite igihe nta gihe kihari kuko twabonye ko ubutinganyi aho bwagaragaye hose igihe muri iyo saha Imana abamarayika bo kurimbura bahise basayininga baravuga bati aha hakwiye kurimbura none dutegereje iki turacabwiriza haracyariho igihe isi yahindutse icyari ukuri bagihinduye ikinyoma yego ibintu birakomeye noneho aba bagabo Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye arababwira ati bene data ndabiginze nimukore icyaha nk'ikingana gityo dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye baramusubiza bati have tubise bati uru rugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza have tubise uru rugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza aya magambo basi arakomeye muyatekerezeho ariko icyo dushingiyeho ni iki umugabo abonye ko bagiye gusambanya abandi bagabo aravuze ati mfite abakobwa rwose iki cyaki kirakomeye mwenda kwiyica murapfuye rwose mureke gusambanya Imana ahubwo reka mbaha abakobwa banjye bagabo baraberemera bati tubise wa kigabo baranamutuka bamushira haga bataho kugira ngo tute kuryamana na bano bagabo turakwica
turakwica. reka tubwire abatwumviriza iri jambo baritekerezeho cyane. Abagabo banza abagore ngo barashaka abagabo ngo tubise tureke, mugitekerezeho cyane kandi nicyo kihari muri iyi minsi. Abagabo ntabashaka kugira ute gushaka abandi bagabo, bashaka kugira ute bashaka abagabo bagenzi babo. Iki kintu mugitekerezeho. Ubwo abamarayika igeze ku murongo wa 14 dusimbutse ntibashaka bahisomere, haravuze ngo Loti arasohoka avugana n'abakwebe. Ubwo abamarayika bo babonye icyo cyagikomeye, barangije baravuga bati genda ubwira abantu b'ubwoko bwawe, ubabwire basohoke baze, noneho tugende tugira ute tubavane muri uyu mujyi, muri iyi tawuni w'i Sodomo n'i Gomora, tugiye kuhagira ute kuharimbura. Icyabaye ni ikihe? Loti arasohoka avugana nabo n'abakwebe be barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwebe babigize ibikino. Iryo jambo basiri jambo rirakomeye, babigize ibikino. Umuntu araje arababwiye ati nimushaka muva aha hantu, kuko ahantu muri marayika yamanutse ndetse yageze na hano ndi kumureba, agiye kuharimbura. Abantu babigira ibikino, ntacyo bitwaye. muri abavandimwe mwarongoye abakobwa banje, muri abakwe banje, bantu namwe bandi mushaka gukiza amagara yanyu, muve muri uyu mudugudu muhunge, muze mbereka aho tugiye kuja. Ahantu marayika yageze muno turi na hamwe, agiye kuharimbura kuko ari n'iwanje. Abantu ntibabyumva. Receiver yanze kubyakira koko. Receiver yanze kubyakira no kubibika, iranze ati ibingibe biri fake, tubise ibi babigira ibikino. Abantu natwe muri iyi minsi niko bameze, bari gutumwaho ubutumwa, mwihane muve mu byo murimo, ibintu byakomeye, isi igiye kurimbuka, ariko abantu bakomeje gukina. Bakomeje gukina mu byo babarimo, nyamara sisitemu yagize ute yahindutse. Aho wari warakunze uhita ko ari heza, uhita ko ariho uzagirira ubuzima bwiza, ugiye kwarimbukira. Tubonye ahantu hambere, tuhitondera iri jambo ngiye kurivuga mu buryo bukomeye. Tubonye ahantu hambere Uwiteka yabwiye abintumwa ze ati muzitondere he mu masinagogi, muzahasanga iki? Amasega. None tubonye hano i Sodomo n'i Gomora, ikizahasangwa cya mbere ni ubutinganyi. Kandi none ubwo butinganyi hano ni Sodomo n'i Gomora, ni naho hagomba kugaragara n'itorero. Kuko hari umuntu w'Imana, kuko Imana niyo yagiye no kumusanga iramubwira iti nyamara gira bwangu ugira ute uveyo. Ibi bintu uko bibaye bibiri, muzitonde mu masinagogi bazabagira ute bazabahakubitira, baba n'abakurure babajana hehe mu magereza. Kandi noneho na hano Uwiteka amanuwe no kuvana y'ubwoko bw'Imana, none harabubwiye ngo mugende musohoke muri uyu murwa mugira ute. Uwiteka hano ku murongo wa 17 niho tugiye kugera, haravuze ngo abamarayika bakura Loti Sodomo, Imana iharimbura. Abantu baravuze ngo nta kibazo, barapinze, bagaragaje ko bavuga ngo babigize ibikino. Abantu bakomeje kumva ko ntacyo bitwaye, ariko abamarayika bafashe umwanzuro. Abantu barabwirijwe, banze kumva. Marayika wari ukiyicariye kwa Loti agize umujinya, azaniwe raporo Loti amubwiye ko i Sodomo n'i Gomora banze, bamuhinduye nk'umusazi. Marayika agize umujinya, nta kindi ahise akora, aravuze ngo ngiye kuharimbura. Ku murongo wa 17, maze bamaze kubakuramo, ubwo Loti agiye gukuramo abakobwa be babiri na Loti n'umugore we. Ariko mu rugendo turaza kuhabona bamaze kubakuramo, umwe muri baravuga ati hunga udapfa. Uko bari abamarayika bangahe? Babiri. None umwe waravuze ngo Loti kuko yari ari kwigushaka kugira ati none bene data ndabasiga, bakuru banje ndabasiga, ibintu byanje ndabisiga, n'umugore we bari kubitekerezaho. Hunga
udapfa. Kuko ibyo bintu uri gutekereza ntacyo bigize ute, ntacyo bimaze. ubwo butunzi, ayo mazu yawe, izo modoka, ntacyo bizakumarira, ntacyo bizakumarira, bisiga ahantu. hunga udapfa, hunga udapfa. Iri jambo natwe twaribwira abantu aho wicaye, ibyo wicayeho biri gutuma utumva iby'Imana, irari ry'ibyo ufite by'iby'isi bigiye gutuma upfira muri iyi si. yego, wabiretse ugahunga udapfa. reka tubwire abantu cyangwa se bakenga kino kintu cyitwa gupfa, basobanura iki kintu cyitwa gupfa, hunga udapfa. hunga udapfa, tuzi yuko urupfu ruriho rutwara abantu bose, basobanura urupfu. uru rupfu ntabwo Imana yavuze hunga udapfa, ntabwo ari urupfu barukenge neza, kuko umuntu ashobora gupfa atari muki, atari mu byaha, ariko akazazukira ubugingo. yego, ariko Yesu yaravuze ngo muzatinye uwica iki, umubiri akica n'ubugingo. Rero hari urupfu rw'umubiri, ariko hakaba n'urupfu rw'ubugingo. ubu rero Yesu ari guhamagarira hano ni ukugira ngo abantu bahunge urupfu rw'iteka, ariko urupfu rw'ubugingo. urakoze cyane, komeza mu maso. none aravuga ngo nturebe inyuma, hunga udapfa. ntunarebe hehe inyuma, ntunatekereze ibyo usizemo. ucyumva ubu butumwa, haguruka wiruke, ntunatekereze ibyo ugize ute, ibyo usizemo, ibyo wakoreragamo. niba wari ufite inzu, niba wari ufite abana bawe bakaba banze kumva, ntubatekerezeho. niba wari ufite bakuru bawe, bandi bagenzi bawe, ufite ibintu byinshi by'ubutunzi, reka kubitekerezaho. ati nahagiriraga icyubahiro. iyo urupfu ruje, cyangwa se Uwiteka aje kurokora, ashaka kumureba wenyine, ibindi byose bigira ute, byibagirwe. none iyi si kigeze mu kaga, icyo gitekerezeho. noneho utararangiza, kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. hungira ku musozi, iri jambo ku musozi mugira ute, buryitondere. hungira ku misozi, uve muri icyo kibaya, uve muri iyo tawuni, uve muri uwo mujyi. iki ni ikintu gikomeye pastor abantu badashobora gutekereza. ibihe tugezemo ni ibihe umuntu ashobora gutekereza ahantu ari, ahantu ashobora gutuma abana n'Imana, cyangwa se akabona uburyo bwo gutekereza ku Mana. niba uri mu tawuni, utekereza iri jambo rivuga ngo hunga utagira ute, udapfa, kandi uhungire ku musozi. kandi abahungira ku musozi, Ezekeri we yaravuze ngo abo bantu iyo bageze ku musozi bababarizwa n'ibyaha byabo. yego, reka twikomereze ijambo ry'Imana. ariko noneho tubonye ahantu habiri, tubonye mu mujyi no mu kanisa. ni ikibazo. nese abo bantu tubwira ngo bahunge badapfa, ubwo koko sobanura abantu barava mu rugo mujyi wundi kumva muri Bibiliya bicaye hugu munsi, bimeze nka gute? tubabwira aho bicaye bari hehe, uko Bibiliya ivuze umunsi. nanone ibyo bintu byose birebera hehe, mu masinagogi cyangwa se ahantu havugirwa iki, Imana. yego, none iki kintu pastor turaza kugitekereza. turaza mu kanisa bwa mbere, ikanisa igereranya n'umugore. turaza kureba abagore bakoze iki mu isezerano rya kera. isezerano rya kera icyo riraza kutwereka pastor, turaza kurebera kuri Samusoni. Samusoni umugore yamukoze iki? Samusoni umugore bamuhaye ifeza. yego, bamumaze kumuha ifeza baramubwira ngo utugenzereze uriya muntu, tumenye aho imbaraga ze ziri. nitumara kuhamenya, ntabwo arongera kubona imbaraga zo kuturwanya, kuko aho hari imbaraga ze niho turi burwanye gusumba we. yego, ntabwo barwanyije Samusoni, barwanyije ahari imbaraga, aho kura imbaraga ziwe. iki kintu mu gitekerezo niho bari bakeneye kumenya, bakeneye kumenya aho imbaraga ze ziri, akaba ariho bahera bagira ute, bamurwanya. Samusoni nta kibazo yari afitanye nabo, ikibazo cyari imbaraga zo yari afite. ese ikikuyobora gituma ubasha gukorera Imana, cyangwa se ubasha kubana n'Imana, muri wowe kirahaganaye. ariko umugore arahagize ute, arahashaka, nicyo kimuzanye, nicyo kimwicaje iruhande rwawe. nituvuga umugore, uhite wumva itorero winjiyemo, nta kindi rishaka, rifite wa muntu witiriwe
niwe umusega. Ari gushaka rero ahari buze kukwica. Anyuze hehe? Aranyura aho imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Yego. Kuko aho imbaraga z'Imana ziri muri wowe ntabwo yagushobora atarahamenya kandi ataragira ute, atarahakwicira. Umugore wa Samusoni muribuka ko yakoze ibintu bikomeye. Aranje agenza Samusoni kugeza yamubajije inshuro zingahe, zirenga 3. Samusoni ari kubesha, ariko kubera agahato no kwiginga k'umugore bituma Samusoni avuga aho imbaraga ze ziri. Yego. Agahato. Ugeze mu mubwiriza igice cya 10 cya 7 ku murongo wa 7 haravuze ngo agahato gahindura umuntu umupfa. Yego. Kandi bitugwa byica ubwenge. Uyu mugore yahawe ruswa, nyamara ubwenge yari afite bwari ubwo kuyobora abantu abajana ku Mana. None ahinduye system kubera ko ahawe iki? Ruswa. Agasente. Ababwiriza butumwa. Agasente. Bahinduye system. Agasente. Ko ninshaka kuvuga ikintu ndarantariye. Noneho kugira ngo nge ndagira ute? Ndabwiriza ibitandukanye niba nandi kubwira abantu ngo bava ahantu abantu baraharimbukira, ndababwira ngo bahagume kubw'agasente bagize ute? Baguhaye. Kandi bitugwa tubonye ko bigira ute? Bihindura umuntu umupfapfa. None si mukozi w'Imana, ubwo nukuvuga nyine rwose iri torero bavuga butumwa bafite ikibazo. Reka mbabaze, kuraruriye hari ico bimarira Imana? Ntacyo biyimariye. Kwambara neza biyimariye iki? Ntacyo. Ibyo wirata byose by'umubiri bigaragara pastor ntacyo bimariye Imana. Ahubwo ikimariye Imana akamaro aho wowe yagushigiye ibanga ryayo abantu batabasha kuhamenya kubera agasente urarimennye. Reka tubwire abavuga butumwa mugende gake mwigengesereze ibintu mwabwiye abantu mubayobya, ibintu mwabwiye abantu mubamaramo imbaraga z'Imana. Kubera ruswa mwakoze iki? Mwariye. Abavuga butumwa reka bisuzume. Turibuka no mu gihe cya Yesu amaze kuzuka, yurebye muri Matayo 26 umurongo wa 69 batoranije ibigabo 2 byo gushinja Yesu. Aho tutarahagera, ariko wibuke ko hariho abandi bagabo baragiye bashinja Yesu, bari kumushinja ibijanye n'ibinyoma. Yego. Kubwo bagize ute? Babwiwe n'abayobozi b'itorero. Ikindi iyo urebye mu gihe Yesu yamaze kuzuka, abarinzi bamurinze, abantu bashinzwe itorero, abakuru abatambyi baje ku bantu babarinze imva, barababwira bati mufata agasene, nimumara kugafata mugende mubwira abantu ko uyu mugabo atagize ute? Atazutse, ahubwo bamwibye. Abagabo bibikira iki? Bibikira agasende. Babwiriza iki? Ubutumwa. Kandi wumva ico kinyoma ko bari barinze koko abamwibye ntibamubonye. Ikinyoma koko ngo bagende twadusinzi ko twari dusinziye. Usinziye uri umuntu w'Imana kandi urarinze, uri umurinzi cyangwa uri ikigori? Imana tubabarire, tumanze kureba ahantu duhagaze. Ijambo ry'Imana muri iyi minsi barihinduye ubusa kubw'iki? Kubw'imigenzo. Yego. Isaya cyangwa se na Yesu yarabivuze ngo bansengera iki? Ubusa. Kubera iki bamusengera ubusa? Inyigisho bigisha ari inyigisho z'iki? Z'abantu. None uwo mugabo Delila yarangije Samusoni bamukuyemo iki? Amaso. Ese umuntu bakuyemo amaso, imbaraga yamaze kuziranga aho ziri, birangiye bamukuyemo iki? Amaso. Mbese ubwo mu kanisa yurimo ko winjiyemo ufite umwuka w'Imana, ugikorera neza n'Imana, muri iki gihe wisuzumye usanga umwuka w'Imana ukikurimo, cyangwa uri impumyi bari kugukoresha uburetwa, uri gusya utazi n'icyo bari kugukoresha iby'uburetwa, uri kwanzika ingano za buri munsi, uri gukora ibyo utabona kandi mbere wakoreraga Imana, none uri gukorera iki? Iki kintu mu gitekerezo, korera abantu mu gitekerezo, kandi uri gukorera hehe? Mu kanisa. Kuko ni umugore uri kugira ute? Uri kugukoresha. Uyu mugore mutekereze kure, muzamuka hejuru. Iyo ugeze no kuri no muri Ahabu twigeze kuhavuga pastor, urasanga uyu mugore naho yarakoze ikindi kintu gikomeye.
we yateranyije iki abantu katuhasome mu rwa kabiri mu rwa mbere rw'abami 21 ku murongo wa 9 aravuze ngo yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa maze mushire naboti imbere yabo imbere ye muhashire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati yatutse Imana n'umwami mu mutera amabuye yicwe. Yumvira ikintu kirakomeye. Uyu mugore noneho impamvu turamugereranya bamugereranyije n'itorero ubyemere neza Yezabeli, we yakoze niki n'amateraniro. Abantu biyiriza ubusa, afata muri ba bantu bababwiriza babiri bemeye ibituga babita bigoryi nose si ibigoryi. Yego ubu turahasoma naho tuhasome umubwiriza 7:7 aravuze ngo umuntu niyakira ibituga abiki umupfa. Aba bantu rero babise ibigoryi kubera ko nta baba ari ibigoryi mu bigaragara, baba bafite ubwenge kandi basobanukiwe n'icyo bagiye gukora, ariko bagiye kugira ute kubesha, bemera kuja kuvuga ibinyoma. Tuvuge nk'abahanuzi, aragiye we bamubwiye ko itorero rimwizeye nk'umuhanuzi, we bavuganye nawe ntabwo agiye kuvuga iby'Imana ivuze. Muri uwo munsi agiye kuzumeninga, niko bari kubivuga muri iyi minsi. Zumeni narangiye ati we nakubonye we buriki watutse Imana niki n'umwami. Haleluya. Yitorora avuga ibintu bikomeye bigira bati none uyu mugabo kubera ko yatutse Imana n'umwami nta kindi akwiriye nukugira ute kwicwa. Abantu b'Imana mwitonde cyane. Abagore amatorero gari kugagiza iki ahantu tuhabonye ni ikintu kigize ute gikomeye. Ariko noneho iyo turebye pastor katurangirize ku ijambo rya nyuma riheruka rivuga ngo niba uvuze ngo hunga udapfa, none aho hantu hurava nturi kuhabona. Turahita Yesu we Yohana ari kubonerwa Yesu ari kubonekera Yohana intumwa yaramubwiye ngo ubwira abantu bahunge bave hehe Babuloni. Babuloni iyo usomye muri Bibiliya ntagatifu mu gice cya 17:18 hagaragaza ngo ni Roman Catholic. Yego niho hitwa Babuloni. Ariko noneho iyo bavuze Babuloni muri iyi misi ni ubwiyunge bw'amakanisa yitiriwe Imana, abarokore, abadive, abaki bose barangije muri iyi misi ibyo bita Abrahamic Family House. Birabyo byo guhuza iki bihuje amadini muri rusange yarihuje. Ariko ubwo yihuje iyo niyo yiswe Babuloni. None muri iki gihe barakubwiye ngo hunga uve hehe muri Babuloni. Ntabwo ukwiriye gusengera Imana kubera ko ugiye kuyisengera ahantu hagira ute hagaragara. Imana Yesu aravuze muri Yohana 4 ku murongo ari kubwira umusamariya ati Imana ikwiriye gusengerwa mu kuri neki no mu mwuka, kuko Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka. None kuki muri kuyisengera mu mubiri? Urumva ko hari ikintu ubwenge bagize ute bakunyaze ukaba utakireba, uri kugendera mu bantu bagaragara kandi twebwe turi gukorera mu biki mu bitagaragara. Ugiye gushakira Imana mu nzu cyangwa mu kizimbe cyangwa se mu cyubakwa, mu gihe Imana iri hehe? Imana ishakirwa muri Yesu, ntabwo ishakirwa mu nzu. Yego umubwiriza butumwa muhanuzi hibwira abantu gushakira Imana muri Yesu. Yego atari ugushakira hehe munzu. Itorero ry'Imana ntabwo rizwi, riri mu bwisho kuko ntirigaragara. Rigaragaye abantu bahita baritsemba bakarimara. Bityo rero ntabwo hari itorero ry'abadive, abakasolika, abangirika, ahubwo babantu bo b'Imana bari ahantu hiherereye hatazwi. Kandi Imana ifite uko izabahuza itabahurije muri iyo nzu weho wita kari inzu y'iki y'Imana. Inzu y'Imana ni wowe ubwawe, ahubwo kuba utari uw'Imana uri uwa Satani. Reba niba ufite imyuka mibi ituma ubarwamo na Satani, wimure iyo myuka mibi uhimike umwuka w'Imana. Bibyumvikane kuri uw'Imana utari uwande, utari uwa Satani. Bityo rero mukristo, mupasiteri ndetse n'abandi bavuga butumwa mubwira abantu gusohoka mu byubakwa binjire muri Yesu. Gusohoka mu byubakwa binjire muri Yesu. Hanyuma n'akantu gatoya uretse
ntabwo ndaba nkujyanye kure y'umurongo. Eh, Hari abantu bava mu rusengero bakajya ku misozi ngo niyo bagiye gushakira iki, Imana. bakubakayo amahema. Aha. Hari aho nageze nsanga bubatseyo amahema rwose, n'umugore n'umugabo bakabana bari aho hantu ku musozi, bakitwa ngo bagiye gushakiraho iki, Imana. abo bantu bo bahunze itorero bakajya ku musozi. Imana iri ku musozi? Ntabwo Imana iri ku musozi. Iyo turusomye muri Yohana kanze tuhasome Yohana 4 igice cya 4 umurongo wa 23 haravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Ubwo bivuga ngo nta kikije n'uyu munsi ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri. Iyo turebye Yesu aravuze ngo ninje nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. None niba abasenga Data bakwiriye kumusenga mu kuri no mu mwuka. Rero kandi Yesu yaravuze ngo Yesu niwe jambo. Ubwo bantu bakwiriye gusengera Yesu mu ijambo, kandi tubona ko iryo jambo Yesu arijya azanyuriramo akaboherereza umwuka utuma babana nawe, nubwo we ari mu ijuru akabana nabo mu buryo bw'iki bw'umwuka. Ntabwo rero abantu bazabana n'Imana ari uko bicaye ahantu, ntabwo bazabana n'Imana ari uko bicaye ahantu runaka, kuko bazabana n'Imana mu buryo bwo gusabana nayo mu buryo bw'umwuka, kuko abaje mu musozi ndetse n'ahandi hantu ubwo nabwo ni ubuyobe bahawe n'iki n'ababavanyemo amaso. Yego. Ni nazansega ubwo hari igice cyabo bariye baravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. None batubwiye ngo tuyisengere mu musozi, batubwiye ngo tuyisengere mu nzu, batubwiye ngo twitorore twiruke inshuro. ni mu mwuka. Ukwiriye gushaka Imana mu buryo, kandi ubwo mwuka nabwo ugomba gukubonera mu ijambo ry'iki, amen, ry'Imana. Niko bimeze. Yego. Ni ijambo ry'Imana cyubamo Imana yoneho yo uyibonera mu ijambo ry'Imana. Nicyo cyo kubantu wamasha kuyibonera mu ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo niyo Mana. Ko ijambo ryayo riravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana. Bivuze ngo wicaye mu ijambo ry'Imana ukarisoma uba wicaye mu Mana neza cyane. Imana ishimwe, iramanuka igasabana nawe mu buryo bw'umwuka. N'ubu ukiyobora yo ikakuyoboresha umwuka wayo ugakora ibyo yishimiye. Amina. Bityo rero ntabwo ikorerwa uraje kuyishakira ku musozi ngo niho urayibonera. Aho Imana ibera hose icyarimwe. Kuyishaka wese uyikeneye iraza ikahamusanga. Hari abantu bavuga ngo none katwikomereza ipasa, icyo dushaka kuvugaho gikomeye ni iki. Kadusoze dusoma mu Byahishuwe 18 dusome ku murongo, Byahishuwe 18 ku murongo 18 ku murongo wa 2. Irimbuka rya Babuloni, niko bivuga. Kandi Babuloni twabonye ko muri iki gihe cyacu hari amadini gihuje gakishira hamwe. Muri iyi minsi kakaba gari kugendera kuri systeme ya Catholic Church. Abo bantu bihuje none arangurura ijwi rirenga ati iraguye. Ubwo iyo bavuze ngo iraguye ni ukugwa mu buryo bw'iki bw'umwuka. Baba bari mu mwuka basa neza. Ubwo ni ya madini yarataragahuzwa nande na Roman Catholic Church, none bagiye kugwa kubera ko bagiye kwiyunga nayo. Yego. Iki kintu mucyumve neza. None Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'iki ry'abadayimoni. Bivuze ngo iyi Babuloni yari ikomeye, gukomera ni abantu basenga Imana mu kuri. Si byahari? Ni ukuvuga ngo iyi Babuloni impamvu ikomeye mu bugaragara bw'iyi si, ukuntu iteye, ukuntu imeze, ukuntu yubatswe, ubukire bwayo. Yego. Irakomeye kuko kwise ntushobora kuyirwanya ngo ugire ute. Warwanya papa we muri iyi minsi, niba unabishoboye ubigira ibike. Hera n'abaperezida urwanye Roman Catholic Church n'uyishaka uyirebe. Se wakwibaza iki amadini ko gacikamo kabiri, wabona Catholic Church iri gucikamo kabiri, uzakibazeho.
wabona habaye abakasori kaba naba naba oya none kaba abadive ntabwo bihagura habagaho ibi ejo bundi hano muri Gisoro twumvise hariho Anglikani B na Anglikani A byarakaze icyo kintu mu gitekerezo kuki babaca ibice bo ntibacikamo ibi yego niba babangora Babuloni igize ute ikomeye idahangarwa ntabwo ihangarwa usibye izahangarwa rimwe Uwiteka aje kuyitwika iki kintu abantu bagitekerezo icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose aho hantu ho tugiye aho abantu bihuje nayo baguye kubera ko aho hantu bagiye hari icumbi ry'abadayimoni n'imyuka mibi niho bagiye kugira ute niho abantu bihuje nabo noneho arangira kuko amahanga yose yanwoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi abantu banwoye inzoga iyo tubonye inzoga ni ibinyoma byaho kuko ibinyoma byaho iyo kuvuga ukuri n'iki ukuri n'ibinyoma bivanze bihinduka akaba ari byo bihindutse ubusambanyi none ibyo bintu nibyo bigaragara hehe i Babuloni bw'uwo mudugudu kandi abami bo mu isi basambana nawo n'abatunzi bo mu isi bagatungishwa ubwinshi n'ubutunzi bwabo ibi bintu birakomeye none ubwo Babuloni dusanze ko yari kasolike yiyunze n'amadini yose yo mu isi irangije yiyunze n'abami bo mu isi ubwo si ibihugu byose none irangije yiyunze n'abatunzi bo mu isi ubwo Babuloni ihindutse isi yose yego si ibigaragara si ijambo ry'Imana ritubwiye abatunzi bari gutungishwa nayo yego bari kubaho kuberayo ababwiriza butumwa bari kubaho kuberayo abaperezida bari kubaho kuberayo ubwo bishatse kuvuga ngo iyi si ni nkaho bakubwiye ngo ni ukukubwira ngo urahunga ahantu hatatu ahambere hurava ukwiriye kuva kwitondera ni ugusohoka muri sisitemu y'ikanisa kuko umuntu wese ukiyumvamo itorero runaka afite akaga itorero ryanje ni Anglikani itorero ryanje ni Abadive uwo muntu afite akaga akwiriye kwivana muri iyo sisitemu itorero ryanjye ni rya data na mama ryo navukiyemo ibyo ni ibya Satani ni dayimoni kurimo ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ukwiriye kugira ute kubisohokamo warangiza ukinjira muri sisitemu y'isi ugahita ubona ko naho uri cyane cyane tubonye ko no mu tawuni naho ukwiriye kuhitondera warangiza ukahahunga ushaka wagera ntabwo tuvuze ngo uje gutura ku musozi ahubwo ni uburyo bwo gusohoka ahantu h'ibyago n'ibindi bizaza bizira bitazagusanga mu buryo bugize ute bwihuse aha gatatu ni uko ugomba kureba isi nkaho izarimbuka nta kintu na kimwe ugomba kwizereramo muri iyi si ugiye kureba Imana yonyine nta mugore nta mugabo nta mwana nta wundi Yesu aravuga ngo ntimukizere iki abantu none isi yose ibaye iyo tumye mvuka nizanengera iyo buze ngo mbeho nizanabara nubwo abantu bose banyanga ariko nzi neza yuko Imana izankunda